gice cyatambutse nanguse muri pati yarangiye twasize Debora amaze kubwira Carrie aramubwira ati wowe mpigihe urebe ko n'umugabo wawe ntamutwara ati ibyo rwose wibwira njyewe n'uwawe namukosora nkamutwara ese noneho uyu munsi byifashe bite ese koko Debora azabigeraho atwaye Lauru wa Carrie nangwa kuri inshuro za failinga inkuru yacu reka tuyitangirire kuri Debora aragenda akicara ahantu wenyine atuje agasaba icyo kunywa aricara agatangira kunywa inzoga ageramo hagati rero agafata telefone agahamagara Lauru aritaba Debora ati muraho neza boyfriend Lauru ati muraho namwe Debora ati amakuru yanyu Lauru ati amakuru ni meza turashima mwebwe se mumeze mute Debora ati yewe natwe turaho nta kibazo ibintu ni amahoro ndabona Uwiteka akomeje kuturinda Lauru ati ni byiza ati gusa ndabona intambara nshya ntago ndi kumenya ninde gusa umbabariye ko nihutiye guhita nkubaza ngo urinde ntarumva n'icyo umpamagariye n'icyo wari ugiye kumbwira gusa ndabona iyi ntambara nshya munsi mu yanjye rero sinzi ngo ninde turi kuvugana wamfasha nkamenya ninde Debora araseka abwira Lauru ngo ese nta namba zanyu ukigira Lauru ati maze igihe gito yampinduye telefone kandi abantu rwose ntago ndongera kubabona nagerageje rwose no gushyiramo email yanjye ariko ntago abantu bose bagarutse ahubwo haje bake Debora ati sorry ati rero boyfriend njye nitwa Debora sinzi niba unyibuka inshuti y'umugore wawe ex girlfriend wa cousin wawe Lauru ati ati mbega ni wowe ati none se amakuru Debora ati amakuru ni meza rwose Lauru ati ariko ntukiba muri iki gihugu ati nta makuru yawe mperuka ati ndahari ariko nyine ndagenda ngatembera indege ndazurira rimwe na rimwe ariko sindafata umwanzuro wo kugenda ngiye ndacyafite byinshi byo kwitaho hano muri iki gihugu hari abantu nkeneye kubanza kwitaho Lauru araseka avuga ati ni byiza rwose kandi nanjye ndaho meze neza umugore wanjye nawe ameze neza ese wari ubizi ko dusigaye dufite umwana w'inkumi rwose Debora ati mwarabyaye se Lauru ati dufite umwana w'umukobwa mwiza cyane ubu nitwa Papariya Debora ati wow congratulations we nagazi rwose mwakoreye imbere ati nzabasura nyine ndebe n'icyo kibondo Lauru ati nta kibazo ni karibu Debora ati ariko Lauru nagushakaga kandi cyane ndifuza ko wangira inama hari ikintu nshaka ko tuganiraho Lauru ati mbwira nta kibazo nguteze amatwi niba nashobora gufasha nagufasha Debora ati none se nta kuntu washaka umwanya njye nawe tukabonana tugahura Lauru ati rero Debora muri iyi minsi ntabwo byankundira mfite akazi kenshi ikindi mfite umwana ndwaje kwa muganga Debora ati buretse
urwaje uwuhe mwana, imfura yawe iriya niyo irwaye? Debora ati oya, n'undi mwana w'umukobwa ndwaje kandi nawe ni uwacu, n'inshingano zanjye ngomba kuba muri iruhande. Ntabwo rero ubu ngubu byankundira. Ku manywa iyo nahiriwe, nimugoroba nyine umugore wanjye araza kandi nitwe tugomba kuba tumuri hafi. Ntabwo twabona undi muntu wo kuba uri kumwe nawe keretse wenda madamu Medi nangwa se Medi iyo bari hano hafi bakadufasha, ariko ari mu nshingano zacu. Wakihangana rero wenda uyu mwana namara gukira njye nawe tuzabonana umbwire. Debora atangira kurira. Raul ati none se ko numva utangiye kurira? Debora ati Raul ntago wabyumva, ntabwo mfite umuntu nishingikirizaho, simfite umuntu byibura wananiza n'ibitugu byo kuririraho, ndi njyenyine ubundi nyakamwe, simfite unyitayeho. Yego wenda nagize ahahise habi, nahemukiye mubyara wawe, ariko nyine wumvise impamvu zanjye wanyumva. Medi nta na rimwe yari yarigeze ambwira gahunda y'umushinga wo kubana. Twahoraga nyine ansohokana heza, kampa impano, ariko iyo aramubazaga ku bintu by'urugo yarambwiraga ngo ibyo bintu tuzaba tubiganiraho. Ntiyigeze ampa igihe kandi njyewe numvaga nkeneye kubaka. Ikindi kugira ngo nsenye byose byari ukubera mubyara wawe, nuko nari mbizi ko umutima wanjye umukunda. Ntago namusize kuko nari mwanze, ahubwo nuko nabonaga ariyo mahitamo yonyine nsigaranye. None abantu bose barantaye, isi n'abantu barankwepye, nta muntu n'uyu n'umwe mfite mu buzima, mbese mbayeho njyenyine. Ndi papa nk'imama, ibintu bimaze kundenga. Urahita avuga ati Debora humura, humura ntabwo uri wenyine. None se basi ngo uhamagarire Kari mukoherereze mube muri kumwe, niba hari wumva byagufasha. Kari umugore wanjye ni inshuti yawe kuva kera, reka basi mukoherereze mube muri kumwe, ahari wenda yagufasha ukaba waruhuka, nawe yagutega amatwi. Ndabizi umugore wanjye ni intwari, ni intwari mu ntwari, kandi ndabizi ko ari inshuti yawe. Nubwo wenda iminsi ari mibi mwagize gutya mugasa naho mutagihuza, ariko ndabizi ko Kari agukunda, ahora naguhangayikiye. Debora ati Raul oya, numvaga ari wowe nshaka ko tuvugana. Nese ngo uhamagaye nafite inamba y'umugore wawe, gusa nyine niba uri busy nta kibazo. Raul atamubwira ati Debora basi reka nze mpamagare Kari azasigare hano ku bitaro, njyewe nze nkurebe. Guma aho ngaho uri, ndaje nkurebe ntugire ikibazo, ahubwo umpe address nangwa se nyohereza location y'ahantu uri nze nkurebe. Debora ati sawa reka nze nyiguhe. Ahita amukupa agakomeza kwinywera inzoga rwose atuje, nta kibazo n'iki na gitoya yifitiye, ameze neza cyane. Tugaruke kwa muganga. Raul aba ahari, ariko na Kari ahita ahagera. Ahita amusaba akamubwira ati ngiye kugenda ariko sintinda, amasaha 2 yonyine. Kari ati none se ugiye hehe kandi kano kanya? Ndaje none uhise ugenda? Avuga ati babe birihutirwa mugore mwiza, reka ngende ntago ndi butinde. Kari ati none se ugiye hehe? Raul ati hari umuntu ngiye kureba kandi ni ingenzi, so mu kanya gato ndaba ngarutse ntugire ikibazo. Ataragenda muganga ahita aza akababwira ati wa mwana yakangutse. Bahita bagenda bihutsa bakinjira muri room Kreni yaryamyemo, bagasanga koko Kreni yakangutse
Kirene yaba ari kwitegereza ahantu ari akareba akitegereza yarangiza akababaza ati aha hantu ndi ni he, ese aha ni hehe turi, ndabona wagira ngo ndi kwa muganga. Karoti banza utuze, urumva umeze neza, urumva utuje muri wowe se base, hagihunga n'ikintu gito ufite. Kirene yati yego meze neza, ahubwo gute ndi hano, ubundi nisanze hano hantu gute. Karoti ntabwo ubyibuka se ko nakugonze, ntabwo wibuka ko twakoze accident. Kirene yahita abyibuka agatangira kurira akavuga ati byose ndabyibutse, ahubwo kubera iki wampemukiye, kubera iki umpemukiye, basi kubera iki utampaye ibyishimo bya nyuma, ko ari byo byonyine ntekereza ko nari kugira. Kari atangira kurira akavuga ati umbabarire, kuba uryamye ahangaha ni ukubera njyewe, umbabarire ni ukuri, ntabwo nari nzi ko bizagenda gutya, yewe nyine ni impanuka, ibyabaye byose ni accident, rero please I'm so sorry, ndakwinginze mbabarira, ibyabaye byose sinari nabigambiriye, yewe ni n'ubwa mbere nari nkubonye, none se wowe si ubwa mbere umbonye. Kirene yati yego ni ubwa mbere, ariko base urampemukiye, kuba warangonze simpasiga ubuzima, none se ubundi ubungubu ngarutse ku isi gukora iki, kuki utatumye mpfa, kuki utangonze bya nyabyo ngo bigaragarire amaso ya buri wese, basi mpasiga ubuzima. None se kubera iki, kuki nongeye kwisanga ndi muzima, njye ndumvaga rwose ntashaka kubaho. Reka basi nkubwire, ibyabaye kuri njyewe ntabwo ari impanuka, ahari wenda ubona ko ari impanuka, ariko njye narabyifuzaga, narabishakaga. Rero please nta mpamvu yo kunsaba imbabazi, kuko byose ni amakosa yanjye. Uwaje nkureba, iyo nza kuba ntabishaka ntabwo nari kwambukiranya umuhanda, ariko kuko nabishakaga nagira ngo ngonge basi nipfire. Kari ahita yikangamo akavuga tuvuze, noneho nakugonze wowe ubishaka, ni wowe wishoye mu muhanda, none se kubera iki, hagati aho tutarajya kure ubundi witwa nde? Kirene avuga ati nitwa Kirene, niyo mazina yanjye, gusa sinzi koko niba ariyo mazina yanjye y'ukuri, numvaga nyogokuru ari we yanyita. Ndabura ati none se Kirene ufite umuryango base, ese ufite data na mama, ufite abandi bana muvukana? Kirene yahita arira akamubwira ati reka nkubwire, icyo kibazo sinzi ko nakigusubiza pe, ese ubu ndavuga ngo mfite data na mama, abavandimwe se bo babaye bahari ndabizi, nta kintu n'iki na kimwe nzi, nta muryango nzi, nta n'uwo mfite, ariko njya numva ngo ndawufite. Ndabura ati basi se watubwiraho gato? Kirene ati reka mbabwire, n'ibyo biri mu bintu byatumye numva nakiyambura ubuzima. Iteka iyo ndi kuvuga inkuru yanjye neza neza mpita numva wagira ngo biri kumbaho ako kanya, nkumva agahinda karanyishe, nkumva ubuzima bwanjye ntacyo bumaze, nkumva yewe nakiyambura n'ubuzima. So nahisemo kutongera kuyivugaho,
mumbabarire kuba ntabasubije ikibazo mumbajije, gusa igihari nuko nta muryango mfite. Kari arababara avuga ati none se byibura ufite umuntu wakwitaho, nuramuka ukize ufite ahantu byibura aho kujya uzajya, twe tuzakuvuza kugeza ukize. Basi ufite umuntu nyine basi wenda mubana, wenda tumenyeshe tumubwire ko uri hano, ataba yaragize ihungabana ryo kukubura. Kreni ati nta muntu ntekereza ko hari wo kumpangayikira, ni njyewe ubwanjye wihangayikira, ni njyewe ubwanjye wimenya. Nyogokuru nari mfite hashize imyaka myinshi apfuye, rero ubu ni njye njyenyine, njyewe umwe rukumbi kuri iyi si. Kari aramubwira ati noneho basi watwemerera, natwe dufite umwana umwe w'umukobwa, umwana wacu yitwa Riya, wadufasha se ukaza tukabana mu rugo, mbese nawe ukaba umwana mu rugo, nubwo wenda atari twe twakubyaye, ariko basi tukaba turi kumwe nawe tukabana nawe. Hari icyo byaba bigutwaye se? Kreni ati nkaza kubana namwe, none se njye nta kintu, mana yanjye nta kintu nishoboreye, ntago nababira umukozi. Njya numva ngo abantu baba mu mujyi abenshi baba mu ngo aba ari abakozi, ariko njye Kreni ntago nibona ndi umukozi, numva ngendeye kuruhuka imiruho n'imihate by'isi. Nawe uratoya uzaba umwana mu rugo, none se ubundi wigeze wiga n'iri na rimwe? Wigeze ukandagira mu ishuri? Kreni ati yego, narize nakoze n'icya leta, fonkome rwose naratsinze, naje mu ba mbere, ariko kubera ko nyogokuru yari yarapfuye ntafite ubushobozi bwo kwirihirira, naje kubireka. Navuye mu ishuri nsoje umwaka wa 5, mu mwaka wa nyuma wa 6 warananiye kuko nabonaga nta bushobozi mfite bwo kwirihirira. Reka basi mbabwireho story gatoya. Nari mfite umuntu twiganaga twakuranye, yari yaranguriye telefone igezweho, telefone ya iPhone. Iyo niyo nagurishije indihirira igihe gitoya, nyuma yaho ubuzima bwaje kwanga, ishuri ndarireka. Awura ati none se watwemerera tukagutwara mu rugo, tukakwitaho, tukakugarura no mu ishuri ukiga ugasoza, yewe na university tuzayikurihirira. Wenda inkuru y'ubuzima bwawe uzaba uretse kuyitubwira, niwumva wowe ubishaka uzatubwira ubuzima bwawe n'impamvu umeze gutya, n'impamvu yatumye wumva wakiyambura ubuzima. Ntabwo turi buguhatirize, ariko byibura iki turi kugusaba cyemere. Ahari wasanga wari umugambi w'Imana, hari impamvu Imana yaduhuje. Kreni yariyumvira akavuga ati none bishoboka bite ko mwanyitaho mutarambyaye, na mama wambyaye yarantaye, yaranyanze, yavuze ko rwose adakeneye nuko nzamenya ko ari mama. None se basi mwe muzabasha kunkunda?
Kari ahita amwegera akamubwira ati Clenia, ndeba mu maso, uhereye uyu munsi twizere, tuzaguha urukundo, tuzagufata nk'umwana mu rugo, umura tuzakwitaho, nta kibi kizakuzaho, igihe cyose tuzaba duhari. Umwana wacu uriya ni muto, ndabizi azagukunda kandi nawe uzamukunda, so please twemerere. Clenia yahita avuga ati nta kibazo, ndabyemeye. Hahita hinjira muganga w'umusore mwiza cyane, aravuga ati mwegereyo. Avugisha Clenia akavuga ati none se urumva umeze ute? Undi ati Doctor, meze neza nta kibazo, ariko ndumva nyine ntabwo nshobora kweguka, mba numva ndabuje ariko nkumva igice cyo hasi ntabwo kiri gukora. Dr ati ihangane, ahita avugisha Raoul ndetse na Kari akabubwira ati rero harimo ikibazo, ariko mbere ya byose nimwe babyeyi be. Raoul na Kari bararebana ntibasubize, bagaceceka cyane ko baba bari kwibaza se nibavuga ko ari ababyeyi, Clenia akavuga ko atari ababyeyi, biragenda bite? Clenia ahita abwira Doctor akavuga ati Doctor, yego uwo ni mami, undi ni dad, abo ni bo babyeyi banjye, ahubwo se hari ikintu ushaka kubabwira? Doctor ati yego, ikintu nshaka kubabwira ni iki? Umwana wanyu yakoze impanuka ikomeye, hari imitsi imwe n'imwe yagiye itatana twagerageje guteranya, rero ntago irashobora kongera kwihuza kugira ngo byibura abone ubushobozi bwo kuba yagenda. N'impamvu yumva akiri paralize nuko nyine amaraso ataratangira kongera gutembera neza mu mubiri. Bizatwara igihe, ahari Imana ishobora gukora igitangaza uyu mwana w'umukobwa akongera kugenda, ariko bizafata igihe, kugenda kwe bishobora bikubiye gake. Icyo mwaza gukora ni ukumugurira akagare ko kujya agenderamo, wenda tukareba niba hari icyo bizatanga. Nitubona basi amaraso atangiye gutembera neza mu mubiri nk'ibisanzwe, tuzagerageza turebe ko basi wenda twamugurura akongera akagenda, ariko kongera guhaguruka ngo agende kwe bikubiye gake pe. Raoul ati nta kibazo, akagare ko tugomba kukagura, none se kari umwana wacu. Dr reba Clenia akamubwira ati mwana muto, icyo uzakenera cyose ujye umbwira, no mu gihe wumva udatuje jya ubwira nasi amamagare nzumubwire, sibyo? Clenia ati yego Doctor. Tuve kwa muganga ahubwo twigarukire kuri Calvin. Calvin afata telefone, aba ari mu kazi, akandikira Kasi message, aramwandikira ati Kasi mugore mwiza, wowe nakunze kandi n'ubu ngikunda,
umbabarire ariko nasanze iba ari ngombwa kandi nasanze umwanzuro wanjye ari wo w'ingenzi. Ahari wenda koko hagati yacu twembi ntabwo twaremewe kuzasazanya. Nibyo ndagukunda, nawe urabizi ko ngukunda. Nubwo nigeze kugutenguha ngasa n'ugutaye, ariko na mbere hose wari ubizi ko ngukunda. Rero please umbabarire unyumve. Ahari wenda umwanzuro ngiye gufata ushobora kuba ari mwiza hagati yanjye nawe, ushobora kuba uw'umugisha, ahari akaba ari wo uzatuzanira ibyishimo ku mpande zombi. Urukundo rwacu ni urw'iteka nk'uko byahoze kandi ni nako bizahora. Ariko ahari icyo twakora. Ndifuza kujya kure yawe kuko kuba ndi iruhande rwawe nzi neza yuko njye nawe tutakiri umwe. Wanze ko njye nawe twongera kuba umugore n'umugabo. Ntabwo mbasha kubishikira no kubyakira. Ahari ndamutse ngiye kure yawe nakomeza kugukunda ndi kure yawe, umenya ahari ari byo byamfasha. Waransabye urambwira ngo mfite uburenganzira bwo kongera gukunda, yewe nikundaniye n'undi ntacyo byaba bitwaye, ngahari azampereza icyo utigeze umpa. Ariko wibuke ko hari icyo nabonye iwawe ntarabona ahandi. Iwawe nahabonye urukundo rw'umwimerere, iwawe nahabonye ubumuntu n'itandukaniro. Uri intwari yanjye, uri inyangamugayo. Nasanze uri inyangamugayo, uri uwo nakifuje ko twabana ubuzima bwanjye bwose. Imana niyo mugenga wa byose, nubwo tutigeze tugira amahirwe yo kubyarana, ariko byibura wampaga urukundo rw'ukuri. Reka nshime iyo atumye nkumenya. Ntabwo nicuza kukumenya kuko hari umunsi wigeze kuba byose nari nkeneye. Wampaye urukundo ntigeze mbona ahandi. Wankunze byimamo nubwo bitarambye, ariko iteka nzahora mbyibuka kandi nzahora mbizirikana. Nzahora nibuka yuko uri uwa mbere ukanikurikira mu buzima bwanjye. Uri umugore utandukanye n'abo nzi, yewe nabo nigeze kumenya. Ufite itandukaniro pe. Nabonye ko uri umugore ugira umutima ukomeye, uri umugore wihangana, uri umugore uharanira icyiza, wanga ikibi ahubwo icyiza kikaganza kuri wowe. Uburyo witwaye byatumye nkwibazaho cyane, ariko nanone bintera kugukunda biruseho. Ufite itandukaniro, sinigeze niri na rimwe no mu mateka numva umugore umeze nkawe. Uri indashyikirwa, sinzi amagambo nakoresha byibura yangana nuko ndi kugutekereza, nuko nagufata. Sinzi izina nakwita nonaha, ariko uratandukanye. Mu magana y'abagore bariho, ufite umutima wihariye. Umenya kuri iyi si ya rurema ab'Imana yaremye bameze nkawe ari mbarwa.
nibyo koko nataye zahabu njya guta ibinonko, nataye zahabu njya gutora ibinonko. Ubu nibwo mbona agaciro kawe, nibwo mbona ko wari zahabu kuri njye, nibwo mbona ko wandutiraga byose mfite. Ubu amaso yanjye yarafungutse, nibwo ndi kubona ko uri uwa mbere ukanikurikira. Iyo aba bagore bose bameraga nkawe, iyi si yaba paradise. Nagira ngo nkubwire ko mpisemo kugenda, kubera ko kukuba iruhande nzi ko naguhemukiye, waranze no kumbabarira ngo twongere dusubirane. Byonyine gutekereza ko nahombye umugore nkawe kandi nkaguhomba nkubona iruhande rwanjye, ngukumbura nkubona. Urahari ariko singushikira, urahari ariko sinkubona. Ibyo byose binterera, bituma umutima wanjye utera cyane, bigatuma umutima wanjye ushengurwa. Ntacyo mfite cyo gukora. Ahari reka mpitemo njye kure yawe, ahari reka mpitemo njye kure cyane, aho ntazongera kukubona. Nzakomeza kugukunda ndi kure yawe, ariko reka mfate uyu mwanzuro ngende. Uzahirwe muri byose, nugira amahirwe ukabona undi ugukunda, nawe uzamukunde. Ahari wenda nanjye ningira ihirwe, nzongera mihirwe umutima wanjye nkunde. Yari Calvin, ugukunda kandi uguhoza ku mutima. Umbabarire ntago ndi bugaruke mu rugo, ndava mu kazi ngenda. Calvin rero tayohereza ubutumwa kasi. Nyuma yo kubwohereza ahita ahaguruka akagenda, akerekeza muri parking, akinjira mu modoka. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ikibazo cyo kwibaza ni iki? Ese kuko Calvin aragiye? Ese kasi namara gusoma ubutumwa koko arareka umugabo wagende, nangwa araza kwisubira amubwira ati wigenda? Nyuma yo kumva ko Krenia agiye kujya agendera mu kagare, ese azagera aho ngaho yongera agende, ahubwo ntabwo bizakunda? Karina Raoul bahisemo kumutwara mu rugo ngo bamubere ababyeyi. Ese koko bazamwitaho uko bikwiye? Byose rero tuzabyumva mu bindi bice bizakurikira. Inkuru yitwa Nta Mbabazi Naguha, ni njye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho. Nitwa Atete Pauline Obvious. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi kandi ni inyamibwa.